murakoze baje nyuma bihuse ariko byongeye ntacyo byishe biramenyane neza amazina yandi inshuti baguma twavuga kugina bakavuga ngo Nshuti Jean Baptiste pasiteri cyahoze ari paruwasi ya Gikondo ariko cyabaye paruwasi ya Gateka ihuje amaparuwasi Gikondo kugira ngo na Gateka akongeraho nyine na Nyanza naho ndi uyu munsi rero Imana yashimye ko nza kubana namwe tukaganira ijambo ry'Imana n'ibindi Imana iri budufashemo turi hamwe muri uyu mwanya. Ikindi mfite abana babiri barazanye nabo ko dutuye hano hafi niyo mpamvu nahise kuko nanjye naza hano turi hano mu Makawa aho dutuye abana ni babiri umukobwa n'umuhungu baracyari bato ntabwo bemerewe kuza mu rusengero afite itandatu muri hafi kuzuza gatanu. Haleluya haleluya. Ibyo bihagije ikindi nyine namakorera Gikondo ariko nkaba ndi n'umukozi nyine wa ADPR nakoreraga ikigo cya ADPR mu Rwanda kiri i Rubavu aho iruhande kureba hari ibigo bya ADPR bigeze kuri birindwi mu Kigali nakoreraga niyo nari ndi mureka rero n'ubundi nshimire ikaze mwampaye nshimire abayobozi ba hano nshimire n'abakristo yitabiriye mukazi kukaza mu nzu y'Imana. Rero kubera gahunda nyinshi ziri uyu munsi nageraga ngo gusoma ijambo ry'Imana niryo ritumye duterana hano niryo ritumye tuza kubana ahangaha kandi buri wese nzi ko yaje ashaka kugira ngo yumve ayaranyotewe ashaka kumva ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ryiza umuriro ni indorerwamo ni urumuri ni imbaraga zacu zidufasha ko bukeye n'uko bwije. Rero ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana ntabwo dusoma ahantu henshi kandi murabizi n'ibihe turimo yavuze pasiteri ndetse ko kugira ngo barabihinduye abantu bose basigaye abashumba muri ADPR bazagenda babivuga ariko dukora kuba pasiteri reka rero dusome ijambo ry'Imana. Iyi minsi ntabwo biba yoroshye igihe cya Pasika tukaba kandi nanone no mu gihe turimo twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 27 mu myaka 27 irashize twibuka. Turashaka rero ukuntu twaza kubihuza byose kandi bikagenda neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yesaya ibice 61. Yesaya ibice 61 turasoma umurongo wa mbere ndetse n'uwa kabiri gusa tuze kongera ndababwira hano kongera gusoma kabiri noneho turebemo ijambo rimwe twakuramo kugira ngo tuganireho mu rugamba. Tuva mwahageze Yesaya umurongo wa mbere n'uwa kabiri haranditse ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye kuko Uwiteka yasize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umutima Imana yacu n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose Imana ifashe.
ijambo ushaka muri ririya kuri 61 yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha ko yuko zize guteza imvune zo mu mutima. N'amagambo turuze ugarukaho cyane. Imvune zo mu mutima yenda tukiri hariya, Bibiliya y'Icyongereza nabonye yavuze ngo ni umutima ukomeretse. Bivuze ngo ni umutima warashwe, ni umutima bavijije, ni umutima ufite ibintu byawusataguye, byawishe, urira, uhora mu bibazo, uhora mu ngorane, noneho byakubitiraho noneho n'igihe turimo cyangwa se n'iyi minsi ibyo turi kwibuka, wakwita no ku mateka igihugu cyahuriyemo, twahuye nacyo cyangwa se amateka twabayemo nk'Abanyarwanda, nabyo tukaza kuza kugerageza kubihuza. Yesu rero aravuga ngo yansi umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta mbwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura. Yantumye kuvura. Bundi hano ibisomye hari ibintu birindwi byazanye Kristo, ariko ndazanye ntabwo bivuge byose. Yantumye kuvura. Kuvura uriya mutima wagize gute? Wakomeretse. Nubwo iki Kinyarwanda cyo kivuga ngo ni ukuvura umutima, ni ukuvura imvune zo mu mutima. Nibyo nacyo Ikinyarwanda kivuga ngo kuvura ibikomere byahehe byo mu mutima. Kristo rero ngicyo mu bintu nabyo byamuzanye. Tugende rero aho ntabwo ndibuze kuhatinda cyane kuko havuzeho cyane. Ahandi bifuza ko dusome muri Yeremiya, turaza gusoreza ku Bafilipi. Muri Yeremiya ni ibice 31 umurongo waho wa 25. Ibice 31 turasoma Yeremiya 31 ufite aho yandike umurongo waho wa 25 ngo kuko nahagije ubugingo burembye n'ubugingo bufite agahinda bwose, narabukamaze mperako ndakanguka nsanga ibitotsi byanjye byanguye neza. Yesu ashimwe cyane. Kuko nahagije ubugingo burembye n'ubugingo bufite agahinda bwose, narabukamaze mperako ndakanguka nsanga ibitotsi byanjye byanguye neza. Dusoze muri urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, nifuje wenda kubivuga bisanzwe yihuta, ariko nifuje ngo tubisome nunataha uza kongera isoma aya magambo ntacyo bitwaye. Urwandiko rwiza bavuga zimwe mu nzandiko zikomeye kandi nziza zanditswe na Pawulo yandikira Abanyafilipi, harimo amagambo meza cyane. Ni ijambo ririmo rikomeye, riri mu bice bibiri, umurongo waho wa 5. Abafilipi ibice bibiri umurongo waho wa 5. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Hariho akabago cyangwa akadomo. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu. Kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, ku murongo wa 8 yicisha bugufi. Ndetse ntabwo yicisha bugufi gusa, araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa
ari ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari we Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Ijambo ushaka tugenderaho ni irihe? Iri jambo rivuga ngo kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Ni gute wagira umutima wari muri Kristo Yesu? Si ibyo bintu birashoboka? Ese umuntu wamaze kugira umutima wari muri Kristo Yesu asaba iki? Ni iki yakora? Ubundi tumukeneye wiki? Ubundi inshingano ze ni izihe? Cyane mu gihugu cyangiritse, ese itorero ryitirirwa Kristo, itorero riri mu gihe nk'iki ngiki rirasaba iki? Kuko iyo tuvuze umukristo bakaba benshi bagahura, barahura bakareba icyo bita itorero. Noneho nk'umukristo, nk'umuntu mwegeranye, nk'umuntu mubana, nk'umuntu iteka ryose muba muri kumwe, wowe bagukeneye wiki? Uwo muntu muri kumwe agukeneye wiki? Ese umuntu wakomeretse bya bindi twose tuvuga, wowe agukeneye wiki? Nsomera ijambo Imana irishyira ku mutima, nagiye gusoma izindi Bibiliya, ariko ndavuga ubundi kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Ahubwo yarabyanditse, ndasoma n'amakomantere, ndasoma ndareba, kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Ariko nasomye nsanga si uyu mutima dufite, amaraso ajyayo akipirifiya, agatungana neza, yarangiza akagenda tukaba bazima, bamwe bakabyibuha, abandi bakananuka, abandi bakabareba ibintu bikagenda. Nasomye nsanga ngo umutima wari muri Kristo Yesu, icyo Pawulo yashakaga kubwira aba bantu, yarababwira ngo nibagire iki? Nibagire attitude cyangwa attitude cyangwa se mindset yabo ihinduke imere nk'iya Kristo. Nuvuga ngo ibitekerezo byabo, imitekerereze yabo, imikorere yabo, imivugire yabo, ibyo bibwira, ibyo batekereze bigerageze bise nk'ibya Kristo cyangwa se bimere nk'ibya Kristo. N'ikizindi Bibiliya zose ivuga, nibyo Pawulo ashaka kuvuga, ngo nibyo mugira umutima wari muri Kristo Yesu. Reka dusubiremo. Bibiliya iravuga ngo nimurinde imitima yanyu kuruta ibindi byose bigira gute? Birindwa. Ngo kuko iby'ubugingo ariho bigira gute? Bikomoka. Burya uyu mubiri ukurikira ibitekerezo twebwe twamaze kugira gute? Twamaze gushyira mu mitwe yacu, cyangwa ibitekerezo biri muri twebwe. Niyo mpamvu uzasanga n'umuntu umuhuguye akakubwira ati ariko ngewe rero ntungore, ngewe ntabwo ntundushye, ngewe ntabwo umutima ucira urubanza. Ntabwo ari umutima ucira urubanza, ahubwo ibitekerezo bye n'imigambi ye n'ibyo yishyizemo, arumva ibyo bintu he don't care about. Nta kibazo bifiteho, arumva ko ari uko nyine agomba kubaho. Pawulo rero yandikira Abafilipi aravuga ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu, mugerageze mu mibereho yanyu, mugerageze mu buzima bwanyu, murebe ukuntu mwashaka ukuntu imibereho ya Kristo, ubuzima bwa Kristo mu byo mukora bya buri munsi, mugerageze bifite attitude zanyu cyangwa mindset zanyu cyangwa imitekerereze yanyu cyangwa imyemerere yanyu igerageze se nk'iyande nk'iya Kristo. Niba iki byari umutima wa Kristo, nibyo tugiye kureba, bigeze kuri 6, kandi ntabwo ndi kubyinjiremo cyane. Bibiliya iratubwira ngo umutima, ngo urusha ibindi, ngo umutima urusha ibindi byose kugira gute? Ngo gushukana. Ngo kandi ngo ugira indwara, ngo ntabwo ubasha kugira gute? Ngo ntabwo ubasha kwizera. Uwo mutima umeze gutyo rero, tujya dushima Imana. Kristo niho yashatse ko agomba kuba. Muri ibyo bitekerezo byacu niho Kristo yifuza kuba. Muri uwo mutima ufite indwara itizera, muri uwo mutima ufite indwara ntamenye uko nabisobanura, muri aho hantu harimo gushidikanya, muri aho hantu habuze ibyiringiro, muri uwo mutima wumva udagomba kugera ku ntego cyangwa ugire viziyo cyangwa ugire ahantu ugomba kugera, Kristo nimo ashaka kuba, kugira ngo umuntu imitekerereze yihinduke, viziyo turi kuvuga abasha kuyigeraho, abasha kumva ibintu bitandukanye, abasha gutandukana na wa wundi ufite ibindi bintu yashyize imbere. Yesu ashimwe cyane. Mwanyikirize Yesu ashimwe cyane. Kugira umutima wari muri Kristo Yesu.
n'ibintu namwe mwasoma cyangwa mujya nagerageje ni byinshi, nagerageje kugenda mvuga bikeya kandi ntabwo ndi buze guhatinda. Ikintu cya mbere cyaranga umutima wari kuri Kristo Yesu ni umutima wo gusiga. Ni nako Bibiliya yatubwiye Abafilipi 2:5 ngo yisiga ubusa aza mu isi. Yavuze gusiga bivuga ngo kwigomwa, kureka, kumva ko ari bya bigufitiye inyungu ukabireka, kumva ko ari Pawulo aravuga ngo ibyiwe yabitekereje ko ari igihombo kubwo kuronka Kristo. Gusiga, kureka. Bibiliya igitubwira ngo inama yari iteranye mu ijuru, habuze umuntu n'umwe ushobora kuza gucungura umwana w'umuntu. Gaburiyeli amukora arabyanga, bakora ku bamarayika barwana ku bizima birahakana kubera umuzingo n'ibibazo n'ingorane uwo mugabo yagombaga guhura hano mu isi kugira ngo aze gucungura umwana w'umuntu bw'umubano w'Imana n'abantu bari baramaze kwangirika mu ngobyi ya Edeni. Habuze n'umwe ushobora kuza ngo yongere agarurire umubano mwiza w'abantu n'Imana. Abantu bose babinaniwe ngo Kristo ntiyatekereje yuko ngo guhana n'Imana ari ibintu byo kugundirwa. Aravuga ngo oya, ndi kubona umubabaro umuntu afite, ndi kubona ibibazo umuntu afite, ndabona data ntabwo ukinezerwa kubera yuko ibintu byarahindutse, icyaha cyamaze kuza, umubi Satani we yarazungumwe hano mu isi. Ndabona yangije umubano wawe n'abantu, kandi umugambi wawe wari uwo kurema umuntu asa nawe kandi ugirana umubano rero wari umaze gupfa. Nta kindi cyagombaga kubaho, hagombaga kuboneka ugomba gutunga n'Imana. Bose birabananira, bose biranga, ariko intwari Kristo umwami wacu aravuga ngo njyewe ndagiye. Bibiliya yavuze ngo ntabwo yatekereje ko kugumana n'Imana ari ibintu byo kugundira. Yisiga ubusa, arareka icyubahiro, areka ubutuzo yari afite, areka ibintu byose yari afite. Aravuga ngo njyewe ndagiye. Umutima ngiye imitekerereze, ngibyo ibintu byari muri Kristo. Yemeye kwigomwa, asiga ibyiza, yemera kuza. Bibiliya tubwira ngo ahinduka umuntu, incarnation, yemera gusa n'umuntu. Umuntu yari Imana. Mwanditsi yavuze ngo biragoye ngo ukuntu Imana, ngo gutekereza ngo kumenya ukuntu Imana yihindura umuntu, ariko asiga ibyo. Avuga ngo njyewe ndagiye, ngiye gucungura umuntu. Ntiyemera kuko akomeza kwicara hariya ibizima n'abakuru bikomeze. Abaririmbyi nimwe mujya muturimbira ngo igitaramo ngo cyari kimeze neza mu ijuru, ngo yemera kugisiga. Asiga ibyo ngibyo kugira aze agushake nanjye ashake, atubona agakiza, tubona ubugingo, tugire ubuzima budasanzwe. Niho Pawulo yabwiye Abafilipi arababwira ngo mugomba kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Kuko ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ibintu byo kugundirwa. Yisiga ubusa, aremera aramanukaza mu isi. Icyo ni cyane. Na Pawulo ko byamugiye na Aburahamu yasize ibigirwamana. Iteka ryose yo kugera ku kintu runaka hari cost, hari ikiguzi bigomba gusaba. Imana rero yari ifite ubushobozi nyinshi yagombaga kubinyuzamo, ariko iravuga ngo reka nikore mu nda, nemere ntabwo umwana wanjye, nibura umubano wanjye wongere ugire gute, wongere ugaruke. Kubera iki? Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo ari we Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese ataribuka, ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icya kabiri cyari umutima wa Kristo ngo rwari urukundo. Bakristo, urukundo nirwo rwa mbere rukwiye kuba mu mitima yacu. Muve ku bindi, mukore ibyo, mushaka amafaranga, mugire gute, mukore nababwira iki, ariko nimugire umutubanuro. Icya kabiri rwari mu rukundo. Haleluya. Hari mu rukundo mu mutima wa Kristo. Naho wavuga indimi z'abamarayika, naho wakora ibidasanzwe gute, naho nafatiza Bibiliya tukirwa tuziririmbana tukazigendana nkababwira ibintu byose, ariko ndafite urukundo ntacyo naba maze. Dushaka urukundo, kimwe mu bintu byateye iki gihugu kugira ngo cyorame, gihinduka amaraso ahantu hose. Je muri Jenoside nabaga hano i Kigali,
twari dutuye iwacu, twari dutuye hano mu Kiyovu munsi yo yaho Habyarimana yari atuye kwa mubyara wiwe, niho twari dutuye. Ibintu byose byabaga hano, byose mubona ni mfite imyaka 13 14, ariko byose narabibonye urukundo rwari rwarakamye mu bantu. Ariko Imana ishimwe ko iri kutubwira muri iki gihe gutugira urukundo, muri kutugire wa umutima wari muri Kristo warakamutse, abantu bose bavamo. Yarakuza kujya mu bintu bya healing, nabonye abapasiteri babiretse, mbona abantu bose bavuga ngo oya, hari n'uwo numvishe witwa Leonce yaravuze ngo ari gutanga igaburo, avuga ngo abatutsi ngo batanzwe, ngo dore hariya dufite imbaho nimurebe ukuntu muzigenza neza, ngo muzitunganye neza, muri turangiza igaburo mu badushyiriremo. Byarabaye kundo rwari warabuze no mubitirirwa izina ry'Uwiteka, aho n'urugero rye gitangiye. Ariko Imana iri kudusaba ko tugomba kugira urukundo, kandi urukundo dukunde. Ntuzaba ngo uzakunda Imana wanga mwene so, ntabwo uzakunda Imana ugambanira mwene wanyu, ntabwo uzakunda Imana n'uwo muririmba tutazi n'ahantu tutazi n'ibibazo bye. Nimureke tugire urukundo, bizadufasha kugera aho tugomba kugera. Pawulo avuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Haleluya. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ikindi cya gatatu, umutima wo guca bugufi. Umutima wo guca bugufi, umutima wari muri Kristo ari umutima wo guca bugufi. Ntabwo ndibwiriwe mvuga aho bigiye byanditse, ariko Bibiri dusaba guca bugufi. Mureke mbabwire, niba ushaka kugira aho ugomba kugera, niba ushaka kugira ibyo ugomba kugeraho mu buzima bwawe, niba hari n'intambwe wateye cyangwa hari aho uhagaze, ndagira ngo ubwire mu bintu bishobora kugufasha kugira uzagere n'ahandi ugomba kugera, ni uguca bugufi mu buzima bwawe. Guca bugufi ni ukwiyamura icyo wumvaga waricyo, ukemera kumanuka ukajya hasi. Biriya yatubwiye ngo aragenda ngo ava iyo ngiyo ngo ahinduka nk'iki, ngo nk'umugaragu w'iki, w'imbata. Ni ukwiyambura ibyo wari uribyo byose, ni ukwiyambura ibyo wari ufite byose, ukavuga ngo oya ndagiye. Reka mbereka mbahe akagero kamwe. Bajya gufata Yesu, murabyibuka ko Yuda yagize gute? Yamugambaniye kugira gute? Bamugambanira kugira ngo kugira bazaza kumumenya, ngo nuko agomba kumusoma. Muzi ikintu bivuze? Ubundi Kristo n'intumwa ze bari bamwe, ntabwo nimba ari kugenda gutya. Ariko hano ubu hano badutumye abapasiteri, ni uguhagarara hariya gusa, uza kureba amakoto se wicaye hano kuhimbi. Niko byubatse, niko sisiteme yubatse, nta nicyo ushobora kubikuraho, niko bimeze. Ariko Yesu biratubwira ngo bari bamwe, kugira ngo igitero kijya gufata Yesu ntabwo byari gukunda, ntibyari guhura. Bari gutwara Petero, niwe bosi, niwe wari ukomeye, niwe wari bosi. Yemera kwambara, aragenda amera nk'umugaragu w'iki, w'imbata, yemera gukorera abandi. Ubundi guca bugufi ni ukwemera gukorera abandi. Vana n'ibyo uri byo, uvane n'amatitire, uvane n'ibyo utekereza, ibitekerezo byawe n'imigambi yawe, umanuka uca bugufi. Pasiteri asengane nande, asengane n'umukristo, tumanuke duce bugufi. Nibaza ntabwo bazakumenya, kandi nagira ngo ubwire kodi ihari yo kugira ngo uzamuke ujye hejuru, ni ukujya hasi. Principe biblique, nimba ushaka kugira ngo ugire ni ukumanuka hasi, ukaba umugaragu w'imbata no mu rugo rwawe. Nenge kuvuga iby'iwanjye, reka mpagare. Icyaka mu mutima wari muri Kristo Yesu wacaga bugufi. Ibyo birumvikana. Ikindi, umutima wari muri Kristo Yesu, Pawulo yabwiraga Abafilipi bagomba kugira. Uyu munsi wikorera Abafilipi wumva ko w'igihogwe, umutima wo gushyira imbere kumvira Imana no kuyihesha icyubahiro. Haleluya. Umutima wo kumvira Imana no kuyihesha icyubahiro uzabisoma muri Yohana 4:34, iyo dusomye no muri Yohana 5:3. Umutima ushyira
Imana imbere, ugashyira Imana imbere, ugashyira kumvira Imana. Bakristo bene data, nibyo turi hano turicaye uyu munsi, ariko ndi kubasaba nimugerageze mwumvire Imana mu byo mukora bya buri munsi. Kumvira Imana niyo ntego ya mbere ikwiye kukuranga. Na Kristo wari wambaye akamero k'umugaragu w'imbata, cyangwa wari Imana sampusa, akaba umuntu sampusa, nawe mu nshingano yari afite cyangwa mu mitekerereze yari afite, muri mindset yiwe, mu mutima wamurangaga, yari afite kumvira Imana data, ngo kandi akagerageza mu buryo bwose akashaka kwihesha icyubahiro. Nimugerageze mu byo mukora bya buri munsi muhesha Imana yacu icyubahiro. Nimugerageze mu byo mukora bya buri munsi wumvira Imana. Kumvira Imana ni ukumvira ijambo ryayo. Kumvira Imana ni ukugerageza mu byo ukora bya buri munsi ukagira. Umwanditsi niwe wabivuze, ngira ngo ntabwo kandi muri Zaburi navuga ngo mucyonera ngo why set the Lord before me, but because he is my right hand, why will not be checked. Bivuze iki? Ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, ngo kuko ari iburyo bwanjye sinzigera nyeganyezwa. Ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, ngo kuko ari iburyo bwanjye sinzigera nyeganyezwa. Kumvira Imana ni ukwemera kugendera mu byo wayiset. Muzare mu matelefone yanyu setting ntabwo igishobora kuva muri naho waforoma tukagira gute, ntabwo ishobora kuvamo. Pawulo abana kugira ngo nkomeze niyumvirire Imana, nkomeze nzamuke ngira ahantu ngenda njyewe nta kintu. Jesus I set in my heart. Njyewe ngushyize nk'imbere kubera uri buryo bwanjye rero, naho abana banjye bazanyaga, naho umugore yazabizamo, naho abandi bazaza, njyewe I set nagushyize nk'imbere. Mushyire Imana imbere, naho wazahura n'ubukene nta kibutwaye, kuko wamushyize imbere uriya ntabwo ajya anyeganyezwa. Haleluya, haleluya. Jenoside irangira sinasekaga, sinumvaga, nabonaga kuko imiryango yacu twari abantu hafi 85, hafi bose bari barapfuye, hasigara nk'abantu 11. Numvaga rero nta kintu na kimwe kinejeje kibaho, ariko ndamwanga ubwo natire Yesu 97 nkaba mbonye agakiza. Let me set the Lord before me. Ibindi byose bizaza. Reka nshyire Imana imbere mu bupfubyi bwanjye, reka nshyire imbere Imana mu bupfakazi bwanjye, kubera ari muri njyewe ntacyo nzaba. Nagize mfite umugore, numvaga abantu babona abantu bari gushyingira, bari kugira gute, habona agendera tuwo uzaza imbere, papa uzaza imbere. Muri Kristo hari imiryango. Wowe imfubyi wihananwa n'agahinda, wihananwa n'ibibazo, set God, set mu mutima, shyiramo setting y'amagambo y'Imana, shyiramo setting y'ibintu byiza, ubundi uzajya ukanda ibintu byiza. Ariko kubera Kristo yabereye mwiza, yambereye mwiza, mba numva nshaka mba numva nshaka no kwigisha kenshi gucyunaho. Kumva nyine babwira ukuntu Yesu agira neza, abantu bave mu mibabaro, abantu bave n'ibyo tugomba kubabara, tugomba no kwibuka, nta n'ubwo tuzabireka, bizakomeza bikomeze, ariko ntabwo tugomba guhanana n'agahinda. Tugomba kwibuka twiyubaka, nubwo ibikomere ari byinshi mu mutima, ariko turashima Umwami Yesu wawe. Pawulo yavuze ngo nimushyire cyangwa nimugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Torero haleluya, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo Yesu washyiraga imbere kumvira Imana no kwihesha icyubahiro, kandi nugira gutyo ukabyumva ukamwumvira, ibintu bizagenda neza. Yesu nabamugisha. Ikindi navuga harimo byinshi. Ikindi cya gatanu ni umutima ukunda gusabana na data ndetse no gusenga. Reka mbabwire mugire umutima wo gukunda gusenga. Ibihe ndabizi biragoye, abantu ntabwo bari gukunda gusenga, abantu bashyize ibindi imbere yabo, bari kubanza ibi n'ibi, ariko ndagira ngo mu buzima bwawe undagacuzwe kukuranga umutima wawe ni harimo gukunda gusenga, gukunda guca bugufi, gukunda kwegera Imana, kuko nibyo bizagufasha kugira ngo ibyo byose ubayemo bibashe kugira gute, bibashe kugenda neza. Gusenga bibihame no mu ntwaro Bibiliya itubwira tugomba kwitwaza nk'Abakristo. Iyo gusenga y'uburyo bwose, iyo ngiyo iriho irakomeza agende ubisome. Ubundi mutima turaka kubabwira ngo ni umutima ubabarira ukagira impuhwe. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Tugeze ku kubabarira rero aho twaharara, ariko ndagira ngo
iyo wamaze kugerageza mu buryo bwose ugashyira Kristo mu mutima wawe, ugasa n'uhinduraho ibitekerezo, nubwo kubabarira ari urugendo runini, ari urugendo rurerure, ntabwo byoroshye. Hari n'umurimo yavuze ngo ni ngombwa nyine ugomba kubabarira unashira, cyangwa se kubabarira ukibabara, niko bigomba kugenda, kandi nta yindi nzira ushobora nta n'ubundi ushobora kubikwepa. Ndagira ngo iki nacyo tugishyire muri gahunda zacu mu buryo bwose bushoboka. Nta muntu n'umwe udakwiriye kubabarira, ni na principe biblique nabyo. Kubabarira ni ngombwa. Kubera iki? Urugero turadukura kuri Kristo, kuko ariko Bibiliya yatubwiye ngo tugomba kugira umutima wari muri Kristo. Kristo ari ku musaraba i Golgotha yababariye n'igisambo cyari gifite ibyaha. Ikindi murabizi ukuntu kigenje cyangwa no guca bugufi, ariko ikindi arakibwira ati mu kanya turabatuze gute turikumwe. Yababariye abamuteye icumu mu rubavu kugeza n'igihe amaraso avuyemo igisambo cyari kiraho ngo mu basirikare bari baraho bariho kwa ijisho, amaraso yaragenda agikubita no mu jisho uko ryari byarabaye. Arangije uwo musirikare agira gute? Uwo musirikare arakira. Umwanditsi waravuga ngo amaraso Yesu nyine ngo amaraso ye n'uyu mwanya aracyatweza, aracyanatubabarira kugeza agarutse Imana. Bivuze ngo nimba nguhaye izo ngero zose, nibyo wahuye n'ibibazo byinshi, wahuye n'ingorane, wahuye n'uwakuriye amamiliyoni n'amamiliyoni, wahuye n'uwaguhemukiye, wahuye n'uwagutwara umugore, wahuye n'uwakuroze, wahuye n'uwagize gute, ariko uyu mwanya tuvugana cyangwa ugataha ufite umwanzuro wo kuvuga ngo nanjye Kristo yababariye n'abamugiriye nabi, nanjye abangiriye nabi bose bize gute n'abababariye. Biragora, ni urugendo, ariko birashoboka. Ibi byose rero iyo bimaze kugera mu mutima wawe, uyu mutima Kristo amaze kuwugira, niho ushobora guhagarara wasize, wagize ibyo wigomba, waciye bugufi, urukundo rwamaze kugera muri wowe, uri guhesha Imana icyubahiro, uri kugenda ubabarira. Ikintu gikomeye gihari ikihe? Nuko utangira gutanga ihumure ku bakwegereye. Nta muntu utanga icyo adafite, ariko iyo byamaze kugera mu mutima wawe, Kristo yice muri wowe, ndagira kubwire ngo nawe wahumuriza ubabaye, nawe wafasha umukene, nawe wa wundi warokotse wamutabara, mwajya inama mukagira icyo mugomba kugeraho. Wa muntu uri mu bindi bintu byamujyanye, nawe wagira gute? Wamwegera kandi ukagenda neza. Yesu nabamugisha mu izina rya Yesu, amen. Numva nsoreje aho minota yagiye, reka n'ubundi dusenga Imana kugira ngo n'izindi gahunda zikomeze. Imana ibagirire neza. Ntekereza iminota nanjye na 14, nangije na 40, ndumva iminota yanjye ngerageje. Imana ibamugishe. Reka rero iyo ibi isigaye munyemerere bene data, icyo nshaka kubabwira nk'itorero ry'Imana, turi mu bihe bigoye, turi mu bihe byo kwibuka, turi mu bihe bya Pasika, turi mu bihe byo kugira ngo mubone abantu bambaye isura yindi cyangwa abantu bahindutse mu bitekerezo no mu mikorere yabo, ariko ndagira ngo uyu munsi ugire umutima wari muri Kristo Yesu, kandi birashoboka. Kandi Yesu niwe ubiduha, Umwuka Wera akaza akabishimangira muri twe. Imana ibamugisha. Uwumva ashaka ko twafatanya kugira ngo ihumure rivuye kuri Kristo yahaguruke dufatanye gusenga, kandi kugira ngo wumve byose byajya muri we, kugira noneho nawe atange ihumure. Izo nshingano z'itorero mu gihe nk'iki gikomeye ni ukugira ngo gushaka kudufashanya, abababaye tukabasura tukabagira, ariko ntabwo ushobora kugenda ubwire umuntu ntacyo ufite, nawe umutima ukigira gute? Umutima ukihebye. Simvuze kubijyanye n'ibikomere, ariko ndagira ngo ubwire ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Umwuka w'Uwiteka yansigiye kugira ngo mvure abagize gute? Abafite imvune zo mu mutima. Nawe ufite imvune yo mu mutima, urarara umunsi ukira, urarara ugacya, ariko usanga Yesu agufashe. We mutima urira uze kwa Yesu, iyo iyo
muhaguruke. Aba bene data bahagaze imbere yawe kubw'ijambo ryawe. Pawulo yavuze ngo tugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Mana turakwinginze udufashe umutima, twebwe ntawo twabona ntabwo twabishobora, ariko watubwiye ngo byose tubashishwa nawe uduha imbaraga. Wongera umusubizemo imbaraga kandi ugire icyo ukora ku bw'ubuntu bwawe, ni mu izina ryiza rya Kristo Yesu. Amen.